Hello my dear friend, nongeye kugusuhuza wowe udahuma kudukurikirana kuri YouTube channel Fungarase TV show. Amahoro n'imigisha by'Imana biguhoreho cyangwa se bikwameho iteka ryose. So guys, nge wumva nitwa Mwizerwa Patrick, iyi ni Fungarase TV show. So guys, uyu munsi rero reka twongere turebere hamwe ese ni ibiki biri kuvugwa mu binyamakuru bitangazamakuru hirya no hino. Twongere turebere hamwe ese ni inkuru nyamukuru igezweho. Mwite element cyangwa umwite ere, uyu nguyu ukomeje kugenda aca ibintu hirya no hino ku bikorwa bigiye bitandukanye agenda akora, cyane cyane harimo ibyo umuziki cyangwa se ibyo mu muziki. So uyu muzi mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ndakeka abenshi bamuzi mu ndirimbo yise kashe, abandi bamuzi muri fonde twa, abandi mwamumenye muri iyi ndirimbo nshyashya afite iri hanze ahangaha bita Mirere. Uyu mugabo rero ukomeje kuvugaho byinshi bigiye bitandukanye mu rukundo, nibyo tugiye kuva imuzi n'umuzingo. Birashoboka yuko bishobora guhwaniramo nka Meddy na Mimi, iby'inkumi ikomeje kubwirana amagambo aryohereye na element cyangwa ere. Uyu mukobwa akomeje kuvuga utugambo twiza we hagati yiwe na element turyoheye amatwi. Anita Mure, umukobwa ugaragara mu mashusho y'indirimbo nshyashya element, bakomeje kubwirana amagambo aryohereye. Bishoboka ko iyi nkuru yabo yazamera nk'iya Meddy na Mimi, abangaba bakaba nabo barahujwe n'indirimbo na wamusimbura. Ubungubu kandi abangaba bakaba barasezeranye kubana akaramata, nawe bakaba banafitanye n'umwana w'umukobwa mwiza cyane. Nkuko byari byiteganyijwe cyangwa uko byari byitezwe muri Gicurasi gana muri Kamena 2024, nibwo element cyangwa ere yasohoye indirimbo Mirere, ikaba ari indirimbo y'urukundo yuje amagambo y'urukundo. Kenshi na kenshi element yagiye yumvikanisha yuko ibihangano yakoze byose biba bifite akenshi inkuru ishamikiye ku buzima bwe bwite. Element kuba yafata umwanya wo kubwira umukobwa we ko ari ubuzima bwe, nubwo byaba bigaragara mu mashusho y'indirimbo, ibi ngibi ni bishobora guhabwa agaciro nk'uko abandi bagenda bibona mu buryo bugiye butandukanye. Iyi nkumi cyangwa se uyu mukobwa witwa Anita Mure, uyu nguyu akaba yaragaragaje ko yishimira element ku buryo bukomeye cyane, ati newe ishema nawe. Ayo ni amagambo umukobwa yabwiraga element. Uyu muhanzi w'indirimbo nyarwanda element, uyu nguyu wamamaye mu gutunganya umuziki, yewe akaba amaje no kwinjira mu birebana no kuririmba. Kugeza ubu ngubu amaje gukora indirimbo 3. Yewe uhereye kuri iyi ndirimbo yise kashe, iyi ngiyi ikaba ari indirimbo ishingiye ku nkuru mama y'umukobwa bakundanaga, yewe aza kuyimukorera nyuma gusa baje gutandukana, ahitamo kwisangiza abandi cyangwa se abamukunda cyangwa inshuti ze. Si niyo yonyine kuko yaje gukurikizaho iyo bita fonde twa, iyi ngiyi kandi yatangiye ari iya Rose Kana, nyuma ikaza kuba iya element, aba bombi bakaba barayihuriyemo na Bruce Melody. Iyi ndirimbo kandi ikaba ari indirimbo yamaze gufata imitima ya benshi, aho kugeza kuri ubu buryo Rayvan yaje kugenda ayifatiraho urugero rwiza akora indirimbo Mi Amor. Iyi ndirimbo akaba yarayihuriyemo n'uwo bita Jirisoni Ansire. Dore yuko kandi muri Tanzania nk'uko Juma Jux aheruka kubitangaza, iyi ndirimbo imajije kwigarurira imitima ya benshi. Iyi ndirimbo ya gatatu Mirere yashyize hanze mu masaha ashize ku mugoroba wa tariki ya 3 Kamena 2024. Iyi ndirimbo kandi nk'izindi ze zose zimaje kugenda zikora ibintu by'ibitangaza, iyi nayo rero yitezweho gukora umusaruro wo hejuru uhambaye. Ni indirimbo nziza cyane ifite amashusho ya kinyafurika. Uyu mukobwa rero Anita akaba ari umwe mu bagaragaye mu mashusho y'izi ndirimbo, akaba yewe afitanye urukundo rukomeye cyane na element, gusa tukaba tutaramenya iby'umubano wabo aho uhagaze, dore ko ntawuzi iby'urukundo rw'abantu uko ruba rumeze.
Element umaze iminsi afatwa nka Meddy mu muziki, uyu nguyu rero asanzwe nawe akora umuziki rwose umaje kugenda uryohera abantu. Iyi nkumi rero yamajije kwifashishwa muri aya mashusho y'indirimbo, bishoboka yuko bashobora no kuzakomezanya mu buzima bwabo nk'uko bari kubigaragaza muri iyi minsi. Muri iyi minsi ishize rero Element yumvikanye avuga yuko uyu mukobwa ari uw'ubuzima bwe, yemwe bamwe bakaba babifata nko kwamamaza iyi ndirimbo, ariko nk'uko tubizi Element ibintu byiwe byose biba ari amateka ye cyangwa se ibyifuzo cyangwa amarangamutima byiwe. Uyu mukobwa rero akaba nta byinshi bidasanzwe azwiho, gusa mu bigaragara agaragara nk'umukobwa uvuka ku mwirabura n'umuzungu cyangwa se umwirabura n'umuzungu, bombi bakaba barabashije kubyara uyu mukobwa nk'uko biri kugenda bigaragara ku mafoto y'uyu mukobwa. So guys, reka ibya Element n'iyi nkumi yiwe tube tubisojereje aha ngaha cyangwa tubisubikire hano, ubutaha tuzakomeza kugenda tubamenyera byinshi kuri bo bigiye bitandukanye. Nge rero umajije kugenda umenyera, amazina ni yandi, nitwa Mwizerwa Patrick, iyi ni Fungarase TV show. Guys, tugusaba gukora subscribe, wowe utarayikora ure munsi y'iyi video ukore kuri subscribe, niwagire nko kura kunzogera kugira ngo cikwa n'ibiganiro tuzagenda tugarukaho umunsi ku wundi. Guys, kandi wibuke no gukora comment, kuko muri comment niho tugaragarizwa urukundo rwanyu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mwakifuza ko tugenda tugarukaho. Andika muri comment. Turabakunda cyane mwe mwese mubasha kudukurikirana umunsi ku wundi.